Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye cyangwa se agenda acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka ku cyorezo cyugarije isi, bityo ku itariki ya none cyabashije no gukandagira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki cyorezo ni indwara ikomeje kugenda yibasira abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse ikanica abantu mu gihe gito cyane umaze uyanduye. Bityo rero itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima, ingendo hagati y'intara n'umujyi wa Kigali zirabujijwe, ndetse n'ingendo hagati y'uturere n'utundi nazo zirabujijwe. Usibye gusa imodoka zitwara ibicuruzwa nizo zemewe, nabwo zikaba zitagomba kurenza abantu babiri. Ibyumvikana ni uko iki cyorezo rwose kimaze gufata intera ndende, ndetse bikaba binagoye kubyiyumvisha kubera ko iki cyorezo urebye kirakomeye cyane. Uramutse ukigereranyije rwose na kovide ntabwo waba wibeshye cyane, kuko nta hantu urebye bitandukaniye, kubera ko urebye cyo kizanisha umuntu umuriro mwinshi cyane. Bikaba bisobanurwa na Minisiteri y'Ubuzima ko iki cyorezo giterwa na virusi ya Marburg. Marburg rero icyo ni virusi y'icyo cyorezo. Icyo cyorezo kikaba kimaze kugariza isi cyane, kuko kimaze no guhitana abantu batari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abamaze kucyandura naho nabo umubare uracyari hejuru. Bityo Minisiteri y'Ubuzima ikaba yakomeje kugenda yihanangiriza abantu, ibashishikariza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ndetse tukirinda n'ingendo za hato na hato zidateganyijwe, tukirinda gusuhuzanya duhana ibiganza, kubera ko iki cyorezo gituruka kuri virusi ya Marburg, kikaba cyandura binyuze mu matembabuzi, mu maraso, cyangwa se no mu bindi bintu by'ibikoresho runaka dushobora guhererekanya dukoresha. Kuko ubu tuvugana uramutse ucyanduye tukaba twahererekanya imyenda, nta kabuza nanjye icyo gihe naba ngiye nacyanduye, nubwo bitahita bigaragara ako kanya, ariko seriye yuko nanjye naba ngiye nkijyanye. Bityo rero Minisiteri y'Ubuzima yakomeje kugenda yihanangiriza abantu, ikomeza kandi kugenda igira abantu inama igira iti mwirinde ingendo zitari ngombwa zidateganyijwe, ndetse mukarabe intoki n'amazi meza n'isabune, bityo tubashe guhashya iki cyorezo, kuko na COVID-19 twarayihashije irangira turayitsinda. N'iki cyorezo rero nituramuka dushyize hamwe nacyo nta kabuza tugomba kuzagitsinda, ariko kugitsinda nta kundi ntago ari ukubivugisha amagambo gusa, ni ugushyira mu bikorwa, tukirinda gusuhuzanya duhana ibiganza, tukirinda guhererekanya ibikoresho, ndetse tukirinda n'izo ngendo za hato na hato zitari ngombwa, kubera yuko ushobora guhura n'umuntu mugahura utazi abo bahuye nabo, bityo icyo cyorezo ukaba wacyandura kandi bitari ngombwa, bitari bikwiye. Iryo tangazo rero rikaba rigira riti ingendo hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara, ndetse n'ingendo zo mu tundi turere twose tw'igihugu zirabujijwe, kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima ndetse n'izindi serivisi z'ingenzi. Cyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zo zemerewe kugenda mu turere twose tw'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntizirenze abantu babiri. Banyarwanda, banyarwandakazi rero mureke duhashye iki cyorezo twese twivuye inyuma, tutahirize umugozi umwe nk'uko na kera na kare na mbere hose kuri COVID-19 twabashije kubigenza. Bityo n'iki cyorezo gituruka kuri virusi ya Marburg tubashe kugihashya kandi tukirwanye twivuye inyuma. Turabizi ko bigomba kuzashoboka ko tuzagitsinda, kuko nituramuka dushyize hamwe twese, buri muntu wese akabigira ibye, ndabizi neza yuko rwose bitazatunanira kugihashya kandi tukagitsinda. Bityo rero Banyarwanda, banyarwandakazi mureke dutahirize umugozi umwe, turwanye iki cyorezo n'iyi virusi ya Marburg. Dore rero bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara, kugira ngo bityo nugira n'uwawe ubibonana, cyangwa se nugira n'umuturanyi ubibonana, bityo uzabashe guhamagara ku 114. Iyi ndwara rero igaragazwa n'umuriro mwinshi ukabije, ndetse umuntu agatukura amaso ku rugero rukabije cyane. Icyo nabifuriza rero kiruta ibindi, Imana ikomeze idutize ubuzima, ndetse n'iki cyorezo cyabashije kugariza isi cyageze no mu Rwanda, Nyagasani akomeze adufashe, kandi turabizi neza ko nituramuka dufashe tugafatanya nawe azakiturinda, ndetse tukabasha
gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Mbifurije rero kugira amahirwe atangwa n'Uwiteka, Imana ikomeze ibarinde kandi ibarinde n'icyo cyorezo, ikomeze ibahe amafaranga, ibahe n'ubuzima, ndetse mboneyeho no gushimira abantu mwese mudukurikira kuri Rwagasabo News, mukaba mwarakanze subscribe, ndetse n'abadukurikira mutarakanda subscribe rwose, iki nicyo gihe cyo gukanda subscribe, ubundi ugafungura akazogera kugira ngo buri nkuru yose tuzajya dukora kuri YouTube channel y'Abanyarwanda ntikajye igucika, ijye ikugereraho igihe. Turabakunda cyane kandi tubonane muri video itaha, ibindi Imana ijye ikomeza iduhane umugisha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao. Yari wa munyamakuru wanyu Kevin, murakoze.